Ndabakunda music isomo rya karindwi. Do re mi fa sol la si do. Muraho neza nshuti zacu mukurikiye channel yitwa Ndabakunda TV. Nta mwanya wo gutinda, murabibonye ko twari tutangiye dusona amanota, tugeze rero kuri etape yo kuyavuga yose y'amanota ariyo do re mi fa sol la si do. Iyo ni intambwe ya gatatu, troisième etape, ibirimo aya manota yose uko ari arindwi ari n'umunane, ubwo nuvuga ngo na do yo hejuru wayigezeho. Ubwo rero nta tandukaniro na za ntambwe zindi twari tumaze iminsi twiga, nuko gusa hano ho uba yashyizemo yose. Rero ndibutsa abantu, ariko kandi nkabanza nkashimira abantu mwese mwamaze gukora subscribe, muri inshuti zanjye, muri nkoramutima zanjye, ndabashimira rwose mbikuye ku mutima. Nanabwira n'undi wese yaba tubonye ari ubwa mbere akabona wenda kunze ibyo dukora, yaduha subscribe nta kibazo, ugakanda like na share niba bigushimije kugira ngo dukomeze tubane. Aha kandi ikindi nabibutsa nuko tugiye kujya twiga n'amasomo noneho turi apana ko hano rino somo bategurira nkarishyira kuri YouTube, si ryo gusa, hari nandi noneho nzaba ndi kumwe n'abanyeshuri nabwo tukaba twakwiga na wenda nkaba naribumbira nko mu ncamake naryo nkaribaha, kugira ngo mubone ko twiganye n'abandi bitari kuri YouTube, atari byo nabateguriye gusa. Ibyo wenda byabafasha gutuma namwe mubishengera neza kurushaho. Tuzaba turi kumwe, nzajya mbibagezaho uko twabikoze. Ni inshuro 3 mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no ku cyumweru tuzajya twiga turi kumwe n'abanyeshuri. Hanyuma kuri iri somo rya do mi so do re mi fa sol la si do, ari ryo troisième etape, nari ntangiye mbereka uburyo uzamuka urwego rw'amanota, ari rwo ariko unagenda utera n'igipimo. Ni ibi ngibi: do re mi fa sol la si do, ukabikora ugenda usona amanota, kuko iyo yasonye nabi hari ibyo byitiranye. Ushatse wavuga usubira inyuma do si gutyo, ariko na hano nibyo berekanye. Ushatse waturuka hanga ugasubira inyuma, ariko n'ubundi hano ndabona aribyo berekanye, nabwo ushatse wabihera aha uko hano babyanditse: do si la so fa mi re do. Ndumva uko ni ikibazo cyo gusona gusa, uko amanota agenda asona. Noneho hano harimo abiri amanwari, kandi tubivugeho: do re mi fa sol la si do, do si la so fa mi re do, do re mi fa sol la si do so mi re do. Ubwo kari kwitoza, urabona ko kaba kajemo gashaka nko kugenda kugira ngo tumenyere kuyacanga. Noneho mu mutwe, mu bwonko, ugenda umenyera uko inota risona, nuko bagenda harayo bavanga, bagenda basubira inyuma cyangwa bagaruka no kuryo bari bavuyeho, kugira ngo bimenyere twege twumvikaneho neza. Do re mi fa sol la si do so mi re do. Okay, yego. Noneho kuri no ntambwe tukiriho nyine ya do re mi fa sol la si do, bashyizeho bagaragaje ntari amagambo kugira ngo tumenye uko bisona. Reka tubanze tuvuga amanota, nicyo cy'ingenzi, ukamenya ngo amanota sonate, hanyuma ukaza gushyira amagambo ariko uzi impamvu. Niba ari iyi ba ijyanye n'iri nota, ukavuga ngo iyi ba ndayisona gute bigendanye n'iri nota. Buri nota n'amagambo yaryo. Niba ari hano iyi ni mwe, bwe, mwe, sa, ba, fi,
te ni urugero. Niba rero aya manota amaze kumenya uko asona urafata n'aya magambo ugenda ubihuza n'amanota. Ni uko nguko umuziki nyine ni hahandi wumva ngo ubonye indirimbo ari ubwa mbere ariko urayifasha ugiye kuyigisha abantu, uba waramaze kumva neza agaciro k'ibi bintu, kumenya uko amanota asona warangiza ugashyiramo amagambo y'iyo ndirimbo baguhaye kandi utarigeze uyiga, ariko kubera ko wize solfège wize amanota wayametirije uko asona akaba ari ibintu byoroshye cyane no gusona ya manota. Reka nze tumaze tuvuge amanota hanyuma tugaruke no ku magambo ubundi tubane gusoza isomo ryacu. Nshimira abantu mwese mugenda mudukurikira buri munsi uko twashyizeho isomo, ariko ufite ikibazo wambaza muri comment nkagusobanurira, kandi rwose ukore subscribe ku muntu utari wayikora kugira ngo ujye ubona n'andi masomo zajya nkugezaho. Reka twihute duhere kuri do. Murabona ko iyi ngeri do yo hejuru turi mu gipimo cya kangahe? 2 kuri 4. Do 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 si la so 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 la so fa mi fa so 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 mi le do mi le do. Mbandi kugerageza kugenda kuri tempo itihuta cyane yo hasi kugira ngo buri wese agende abimetiriza amenye uko amanota asona. Ubwo utabyumvise neza wagisubiza n'aka video inyuma ukamenya ngo nasonye hano gute do 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 si la so, ukagenda wongera ubisubiramo kugira ngo utaza kwibeshya ku magambo, kuko amagambo abagomba guhura n'ijwi. Iyo bifashe ugafata wenda nk'iyi te ntuvuge ko ari so do si la so so te, urumva ugomba kubanza gushaka ino so ivuga ngo iki, ugahita umenya ko niyite ariko urayisona. Ntabwo bigomba kubusana. Mu gushaka ino so ubwo ushobora guturuka hano ukiba do si la so, ukahita ubona ya so yawe. Ni nako bashaka n'andi manota. Inota iyo riguna chanze ushatse wanahera no do re mi fa so, ugahita wibuka so kwiririmba. Nuko uko bashaka amanota. Hanyuma ndavuga nk'umuntu baboye uhuye n'inota atabibuka neza uko risona, uragenda ugatangira aho nta ku ntangiro warigera uko abura byibutse. Nuko kuntu bashaka amanota iyo utaryibuka, hanyuma ugahita umenya ngo ubwo niyo te niko ndayisona. Reka rero dusone amagambo uko amanota yasonaga. Mwebwe mwese abafite, sibyo, so te bigomba kujyana. So so ra so fa mi mora hena bandi, sibyo, mi fa so 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 mi, sibyo, mumenye kwe byese re do mi re do bitagira nyirabyo. Umuziki waryoshye rero nuko nko bigenda. Ukiri ikibazo aze kumbaza akaze tuvuge na kano kwitozo ka nyuma, wenda tuzabona kugaruka. Reka mbakopeze ibyo tuziga ubutaha. Tuziga ibyo bita 4e etape ariyo 11 note, ni do re mi fa so la si do re mi. Ubwo ni izi ngizi zaba ziyongereyeho, ariko reka dusoreze tubanze dusoze imyitozo tuzabivuga ku butaha. Mwamaze kumva neza ibi ngibi mi do re mi, urumva yene nababwiraga niba ugeze kuri iri nota iyi ngiyi murabona ko ari mi, ntabwo upfa kurivuga uko yiboneye. Aho kugira ngo ubyice ushobora guhera hano uko ukavuga do re mi, ukaba wibutse kuntu mi ivuga, wamara kwimenya ugahita uvuga mi re do, si byose mi re do mi fa so la si do so mi re do. Okay, nibyo ngibyo muzajya mubikora muri ubwo buryo. Umuziki nta gushidikanya nubyitaho muri ubu buryo uzabimenya. Reka nere gutuma isomo riba rirerire nanone nkuko nkunda kubibabwira. Iyo bibaye bike bikaba byiza mukabifata, aba ari byiza kurusha ko nabigisha ibintu byinshi ariko ntimubifate. Naho iri byari